ikaze kuri Madrine Mando channel. Witeka Imana akomeze kubishimira. Nongeye kubasuhuza. Mukore share, musharinge ino video, subscribing, like, byose bishoboka kugira ngo ano magambo makeya tuvuga agira abafasha kandi agere kure. Uyu munsi rero ndavuga ku kintu cya kane mu bintu bimwe nigiye ku musozi w'ubupfakazi. Uyu munsi ndavuga ku kintu, ku ibibazo bimwe abantu babaza kandi navuga ngo birakaza, biba bitaziye mu mwanya wabyo bigatuma bikomeretsa umuntu kurushaho, bikaba byatuma yibona uko atameze kubera ibyo bibazo, bikamutera kuba yatekereza ko abantu bamubona bitandukanye, akabyongera kuri cya gikomere yari afite cyo kubura umukunzi. Muri ibyo bibazo rero harimo ikivuga ngo uzongera gushaka ryari. Icyo kibazo ntago kiryohera amatwi ku muntu wabuze umufasha we cyangwa wabuze umutware. Hariho n'igihe washobora kukibaza, ariko byaba bisaba ko ugiye kubaza umuntu ufite icyo gikomere, kumubaza icyo kibazo ukabimubaza hashize igihe kinini cyane utekereza cyangwa ubona ko ashobora kuba yarakize. Iyo ukibajije mu gihe bukiri vuba, amezi, umwaka, uwo muntu ntabwo aba arahagarara kuri uwo musozi, aba yumva no mu buzima bwe atazongera gushaka. Buriya nabyo bitwara izindi mbaraga kugira ngo ube washobora gutekereza ko wakwibona n'undi muntu atari wa wundi. So niyo mpamvu hariho stage zo kugrieving. Hari abantu babaho yaranze kubyemera ko byabaye, akaba yakwambara n'impeta ikaba imyaka 5 umuntu yaritabye Imana, kubera ko muri we aba yumva uwo muntu ahari bari kumwe, aba yumva bari kumwe. So icyo kibazo rero cyo kubaza umuntu ngo uzongera gushaka ryari ntago cyumvikana neza mu matwi y'abantu bahagaze kuri uyu musozi, kuko mu bintu ubukeneye icyo kibazo ntago kirimo kugeza igihe wowe nkawe umutima wawe uzabera ready, ukumva ko muri wowe umaze kwakira, wumva witeguye wakomeza ubuzima. Ariko mbere yaho umuntu yakikubajije abagukomerekeje. Mfite mushuti wanjye wagiye guhana umukozi w'Imana, yagiye guhanurira umupfakazi wari umaze igihe gito yapfakaye. Aramubwira ngo madame, Imana irambwiye ngo uzongera gushaka. Ubwo batamukubise urushyi. Rero nyuma y'imyaka nk'ingahe wa wundi wagomba kuba yamukubise urushyi aza kugaruka, aramubwira ati umukozi w'Imana, noneho nsengera, ubu ndumva ndi ready, nkeneye gushaka. So urumva uyu ni umuntu umwe, ariko yari ahagaze mu bihe bitandukanye, mu myaka itandukanye. So hari ibintu bitumvikana rero, y'ibintu bikiba. Ni byiza ko icyo kibazo rwose utakibaza umuntu wagize icyo gikomere. Ikindi kibazo ni ukubwira umuntu ngo ukeneye umuntu. Niba ari umugore ukamubwira ngo ukeneye umugabo wo kugufasha, iryo jambo rifite uburyo ryumvikana mu matwi y'umuntu uhagaze kuri uyu musozi. Kuko iyo uvuze ngo ukeneye umuntu wo kugufasha, ni ukuvuga ko uwo muntu azaguterura akagutwara nka charity projet y'umuntu ufashwa, umuntu agiye gufata. Nta mariage ibaho, nta rushako rubaho rurimo ya charity, aho umuntu arimo kugufasha kandi mushakanye. Mu rushako ni ukubaka mwembi, buri muntu ashyiraho idava, buri muntu agira icyo azana, nubwo bitaba mu buryo bw'amafaranga. Buri muntu wese afite icyo azana ku meza. So buri muntu agira uruhande azana narwo mugahuza, hanyuma mukubaka urugo. Rero kuvuga ngo urakeneye umuntu ugufasha, bisa nkaho byumvikana ko jewe uyu munota aho mpagaze ndi umuntu wo gufashwa nyine nta kintu kizima.
nta kintu kizima nashobora cyangwa nta gaciro nakongera ku buzima bw'umugabo. So kuntu bimeze kuba warapfakaye ntago bikuraho ko ugifite valeri wari ufite nk'umugore Imana yaremye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubonye umugore mwiza ababonye favor bayita iki mu Kinyarwanda ntago mbizi mumbabarire. Ababonye ikintu cyiza. Ubwo rero niba iyo favor iri ku buzima bwanjye nk'umugore, iyo favor igomba kuba activated igakora mu buzima bw'umugabo nshatse. So ntago nkeneye umuntu wo kumfasha, nkeneye umuntu nzakunda kankunda, nkeneye umuntu wemera ko nshobora kongera value ku buzima bwe nawe akongera value ku buzima bwanjye, kuko marriage ni projet y'abantu babiri, Imana ari ihagaze hagati. So ntago rero anjyanye ari uko agiye kumfasha gusa ndi charity project, ubwo rushako nta nubwo rwamara igihe rwazarangira. Uwo muntu yagufata nka charity project nyine, wenda yashobora no kubigusuzuguje ntabikubahire sinzi, ariko bifite uburyo byumvikana. So ibyo bintu bibiri mujye mubirinda abantu bahagaze ku musozi w'ubupfakazi, cyane cyane abakiri mu myaka mikeya bibabayeho, kubera ko baba batarakira, biba bitarumvikana neza. Mubasengere, mukora ibyo mushoboye, mubabere inshuti, mubasure, mubafashishe ibyo mukeneye, ibyo mushoboye, ariko mwe kubaza igihe bazashakira, mwe kuvuga ko bakeneye abagabo bo kubafasha. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, musangize abandi ubutumwa. Murakoze. Naho ubutaha.